uza kujya muri moruge mu nda hakamera nk'inzara wisangaga muri moruge neza ninde ndakorera ariko arakungura reka kakabwa yikorere wa korume mundinde nadojana nawe ntabwo twajana nawe Ufite ibyishimo bidasanzwe wabaye ikiwamwamo mama yabyoye ngwiki yabyaye ujya kujagenda sigatira umwana mwicaze muheke sindanguze neza tuzi ko muheke ndetse ndamusaza umumekeshe ubu ahubwo yabyaye ngo umuhungu yabyaye umuhungu nziza kandi ako namwe muri babi namakuza kumujamurira kandi twari tubizi ko mutakoze yo kakabwa yagwaye igituri cy'umugaburiraga cy'umujamurira nuko mubaga twari bamenyesheje ntabyo mwatumenyesheje nose nababi babyiye ntabyo batubwiye ubu mama rero yabyaje igisa cyo budicara mutagiye njangara vuye neza neza none imana yakoze imirimo warusanaye na mwene nyuma ntabwo bibaza imyaka 16 yose atariyaga gukurikira ibyishimo ugomba kubigera nagiraga ngo nyababyeyi yarasohotse ubwirimo rero kuba yabyaye ubu papa ndahita mugira iyindi nama mushiramo iya kabiri ayaza agomba kureka akabanza agomba kubyara indi agomba gucuka bwawe nukuba byara kuko wagira mu rugo ukajyana isumbira ikiziri kugenda ntabwo bakibyarira hekana byamuvuna nabona nuko waba ukigiye mu ishuri waziri guhetse kamwe nubwo arava mu ishuri bingiye iki kuba nabonye mwene mama kuba namubonye nakujyana nagusinzira nukurirwa ndi kukareba nagatwikira nakoroso mama bigenda ikuma umwaka namuraranye nagatutu tukutuku nyama tete gaheki no kuja kwishuri manzo ndagenda kajana urumva nuko sikongi ngo kongi bazaza barami gikoma nkajana waya kakabwo uzi cyabaye mama yabyaye ako narije kubareba ngo kujya muje gutwara kweba nyanya lazima kumva tari byiza ashaka byaruyuka bizabitwe kandi uravuze ndabyara inzu ariko si mwabyana mwe koko uri kumutuka yifitiye ibyishimo yuko nyina yabyaye ndamureka gaheka inyonjo impamvu nanje ntabyaye nuko twe yahisapa ntabwo gucinyuma igituro tureba kandi n'ubu atakwanga kubyara ngo yari ingumba datawe nkokomeza ibyo byishimo kandi ntabwo mubaga mushaka kugira mama agere kwigira ashaka guhengeza sinatuwe ubu kiturupiri wabo kizano ubu nakumenya ko yabyaye ubu muri gwakenya meze turabazi ndakomeza nishimye ndashaka byari n'urubwa nashaka byari n'urubeba n'urubeba nashaka byari n'urubwa umwana yifitiye ibyishimo kuba mama we yabyaye none niba mwaragize uri kumva hano reka ngende uri kumva muzabikomezesha ariko buriya nanje buriya usukunukunda nashaka byari urubeba n'uruyoka nuko nanze guca inyuma kubera ari ubuturo ndavuga ngo ntaci ituri inyuma nanje panari ukamushira papa ni igituro yagwenge papa ni igituro kandi umuntu yaje kumubwira ako gahina wamanuka harahepfo kugituro kaja kubimubwira oya umwana niba yifitiye ibyishimo impamvu rwishimye nuko ubwo baje kuvumba kibazo no gusigasira ubona ko ndagira kuvumba kano kanya ngiye gushaka utunyakunya
Anuka murabijyaho. Wibeshe nabikura mwiyi. Ahubwo reka nigendere nje kwishakira utwo mushanyira mbere bagiye no kwizana inzoga nubwo nzongera kukuvayo niba akabajana mumaze kumusezegana none ugira ngo yaba mama mwiza. None nawe ntagira ibintu Rwanda hano. ibiki Ibintu ubijana. ibirimo n'ibyazi hari ibyo mwashaka Ntabwo ari ibyapa. cyo kubikubaza abantu None ungaje koga n'iki naki. ni kuvuga ngo ubu ngubu ngiye kuyora icuba cy'ibiti Ariko ko wihiga nimba tutarashana natubona. mumaze kumutuka ngo ntacyo nyina yakoze ngo nabyara niyanga ko tuja iwabo twarugurisha kuyanywa. Turabigurisha. mwibeshe mukureho n'inusu naturobo nawe ibashe ubikureho n'igishimba kimwe n'ugikura ino ndi hongo uziko bagiye kuzana na bye nazo ziraba ziriyo abana bagera basaba kubizi banagusomya n'amazi uko mumaze kwirwa muri kumutuka n'umuntu wamara kumubwira ngo yego nashaka byari inzoka mbeba ufite umuganirisha imana yatuma ubu turiya mwana ntayagiye kubibabwira n'igitoki tukimugani ibyo ni akazi kanyu ibyo nticyongeye kumuguriyemo kuko yabyaye ubikure hano natubere n'imbura bikura none anda duteke anda kaje urategana nyoko wawe tegerawe jyawe ukora ngo nzarure wibeshe guteka umupira wowe wibeshe bikure hano wibeshe ongera uvuga igeze uwo munwa ngo uhe mwene nyina neza neza ntabwo iyo kura hano Mwene nyina ninde nari wewe? uyu nawe uhita ngo uha mwene nyina Ntabwo ari wewe mwene nyina. None ninde wamubyaye? niba naramubyaye ni mwene ntabwo ndi umwene wa nyoko Mwene nyina. uru rwana rwanjye niko wishyira ku rugo umva fata ongera nkwere ntabwo kura hano ate ntigendera ahubwo natangaje muri kumvurikira wasohoka mwiyo yavuze ngo va mwumve impamvu mwene nyoko wagabanya ibidayimoni wagabanya ibidayimoni mama gabanya ibidayimoni kajana imbeba mu menyo yazinji wasiga akura dukurikira nono tubikure hano toka shiramwara warukuzi wakwisura wewe waja kunya rugwane ruhora rubungu ma ugiye nuvuye wowe konzi kuvuya kubyara kakanya ugiye kureba kanyindi mubwira ko nabyeyo na wazi uzi ibintu bankoreye kakabwa na karindwi baravuze ngo nushaka kubyara igisimba ngo nushaka kubyara igituru ngo nushaka kubyara ibikeri ngo mbega ibinyamaswa ibisimba bibagaho by'inyamaswa kakabwa na karindwi barasaze icy'ingenzi uko nabyaye baraneza icucu urumva ngo yaka umuntu uzi ko byabaga igicucu uzi kuvuga baga igicucu mvuyeyo oya kanje kwirebera kandi reka nza dusubireyo urabura byumva bajya kuba barakubwira akoze wabushije waje kuba gato umuntu mukuru baramubeshera umuntu azikuja umuntu azikweke wamubeshe singaba kanyindi masigaro singa yakubanye twataye umuntu wawe yabwiye inkuru nziza ko cyane nari imbaraga mfite ko oya ziraboneka ziraboneka yakasigana kwebiye tubatuyemo batatu wabyaye bahekenyeye kumenya ngo nushaka kubyara uyu mwana wawe warahurumuye
Karindwi bibishikwa bipaka uri kumyaka reba yaje aratubwira wabyaye uruka gusuhukiza bikavuga ngo abutatsiga amase nakubyumvise reba yaje aratubwira wabyaye rwanda ufite umuhungu ihene wabyaye ikeri ukeri afite umuhungu nubyemera ibintu biri kukubyira mwana wanje koko wambwiye ko mama wawe kandi mvugisha nari njya gushaka uruhembo kugira ngo nzane n'abana banje kandi mvugisha ntabwo ngeze hano Karindwi na KAKABWA binatubwiye ibyo wowe bintu babivugiye reba urucacuru rungana gutya rubesha wakomeza kubashyigikira ntabwo narinde kuyora wakomeza kubashyigikira yageze hano rwose nanjye njya kukubwira ubu ndishimye musize mu rugo arajyanye ibikorwa ari kumwe na papa we nta kibazo babese ibintu ni neza muranga ubundi nacyo nari ukabubanye mu rugo amaguru ndayakuye njya iwabo ni iwabo ndagupfasha turi kumwe nawe turi kumwe nawe wa mwana we koko iyo koko yatuye oyizima kukubyengura basiga amasasi izo miratwa ziba ziri kuzijana mwajya ariko naho rero kujya mu rugo murera mu bana urabibahaye nanje mukanya ngiye kuza nanje mukanya ngiye kuza sinaringize narindi kuyora kaka n'ibintu mumajije ubonaga mama agira ku mutima ampo wanyu barakora hano wacu mukora hano wacu hari ikibazo mu rugo wakwishima undi mwana mukundaga ndagera mu rugo umuntu ndagutyaza ajya uvuye ku giti ndagera mu rugo umuntu ndagutyaza urakoze mwana wanje nanje saa munane uri kumva ukuntu biri kuvuga ngo uzamwirukane ni uwawe si ni uwatwo si ni uwanyu gende nibigera mu rugo igende uzagaruka mu rugo ibyo biri nacyo nzabishanje utoke bijya mu bindi bibi wambwa we mwabibe bamwe byefashe nk'ibigwaje ubudima we nawe uzanaga bino by'akazi ngo mwihangane mwo kubabwirana rero mureke mbere kugira ngo tuzibye icungo tudasanga abana dutobuye sibyo tugiye gupfuka urupfukiro rutunguye turaririra mu kazi iyi tuzajayo niko niyo ntabwo turayitaha turayisigayo none hejo mbatume ngo mujye kuyizana ahubwo tuzara tubanze gutaha wowe twagwaye amaguru mugite mwibere turaraye wowe ushaka utako twagwaye rero reka ngifuza ikire igijyane KAKABWA urayikorera noneho niki yo guha urudomoro rw'amazi kubera umubyeyi wabyaye bakeneye amazi yo gufurigani yo kuvamo amakenga ntacyo wavuga ngo ni amazi wavuga ngo ni igikuba ayabya ni amazi yo gufurisha utwaye none se basutse bagasanga ni amazi bagashaka amazi y'ibyaha bagashaka igikuba yo gufurisha no koza azatekesha yo igikoma koza umwana aha natekesha n'igikoma ako cyamika ibijana n'ituba sinababwese ngo batadutobora ntabwo badutobora ko twabageze muze mumfasha ahubwo tuvuga rufitire nawe ujyana ikidomoro ujye kuvoma amashyira ukajyana bikari byo ariko dushaka tumashyiramo n'akika ntibyagiyeho bakagira ngo nifata twabibuye mu kidomo imva tukayishyira mu makera noneho bagira ngo nifata twagiye turabyishyurira mu kidomo twambaye ngo twayemo tubu turetse turayimo ndetse n'abaradusongoye waba ugiye kuza ahantu urarya ukanywa ibiki ndetse ntabwo biraba nk'afata turavuga yuko twaguye igezi ikameneka noneho tukajya turazivomera mu kidomo ndanywa none ntabwo ndanywa tujya tugenda tuyishyura
urafungura usanga uranywa hariho n'inzoga zifunze ntabwo nanywa inzoga zifunze ndanywa mitsingi cyangwa ziba zitari n'ibyatsi umuti inzoga y'ibyatsi ntabwo banywa inzoga y'ibyatsi kandi inzoga imeze nk'amazi urinywa ukumva muno habaye nk'inuzi ukajya ujya muri moruge n'umuntu wakamera nk'ibyatsi wisangaga muri moruge neza neza ibyo ndakorera ariko arakawungura reka kakabwa yikorere wa mundinde ntabwo twajyana nawe